Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kaboss TV, turabasuje tubahaye ikaze hano kuri Kaboss TV. Aha wageze ni kuri Kaboss TV, ni channel nziza cyane, channel inyuzwaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro byibanda ku buzima ndetse na entertainment muri rusange. Nawe rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda subscribe inshuro ebyiri, ufungure n'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byose binyuzwa kuri iyi channel yacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira muri rusange kuri entertainment. Ese uribaza ngo tugiye kuganira ku ki muri entertainment? Uyu munsi tugiye kuganira ku banyarwenya 10 bakunzwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aba niba ari ubwa mbere ugeze ku iyi channel, tuguhaye ikaze. Iki cyegeranyo twagiteguye twifashishije imbuga nkoranyambaga, abanyarwenya banyuzaho ibiganiro byabo bigakundwa, bikarebwa, hanyuma bigashimisha abantu. Ikindi kandi turabagezaho iki kiganiro twifashishije nimero guhera kuri nimero ya 10 ndetse kumanura kuri nimero ya mbere, turi abanyarwenya bakunzwe cyane muri iki gihugu cyacu ndetse n'imahanga. Ku mwanya wa 10 turahasanga umunyarwenya Kanyombya. Kanyombya muramuzi, ni umunyarwenya ubimazemo igihe. Kanyombya arakina neza cyane, agashimisha abantu, ibi bitangaje. Kanyombya rero agaragara ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turahasanga umunyarwenya ukunzwe cyane nawe yitwa Danizo. Danizo muramuzi, nawe ni umukinnyi mwiza cyane, ni umujene ushoboye, kandi koko ureba ko ibintu akina atari ibintu rwose yishakamo, oya ni ibintu rwose ureba ukabona arabisobanukiwe neza cyane. Ku mwanya wa 8 turahasanga umunyarwenya Bijya Jegor. Uyu nawe kubera imikinire ye itangaje cyane, aho agaragara nk'umusaza kandi bivugwa yuko akiri umusore, bituma akundwa ndetse akagaragariza urugwiro buri wese bitewe n'imvugo ye n'imikinire ye, bishimisha abantu. Ku mwanya wa 7 turasanga umunyarwenya urambye mu mukino uzwi nka Nyakso cyangwa se Kanyabugande Olivier. Kanyabugande Olivier nawe ni umukinnyi mwiza cyane ushimisha abantu ku mbuga nkoranyambaga, ibintu bikagenda neza. Ku mwanya wa 6 turasanga umunyarwenya Mitsutsu nawe ni umunyarwenya mwiza cyane kubera ubuhanga bwo gukina role iyo ari yo yose. Ibyo bituma akundwa n'abantu, bigatuma aza ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 turahasanga umunyarwenya Papa Sava cyangwa se umwite Seburikoko, Niyitegeka Gratien ndetse n'ayandi mazina. Uyu ni icyamamare, arazwi, yewe anakinwa mu itorero Indamutsa, aho atugezaho ikinamico zitandukanye. Twese cyane ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 6 turahasanga umunyarwenya Kiramani muri sinema nyarwanda muramuzi, komedi nyarwanda arazwi, ni icyamamare, arakunzwe. Kiramani nawe arashoboye. Ku mwanya wa 3 turahasanga umunyarwenya Muhinde muramuzi, ni umukinnyi mwiza cyane wamenyekanye muri Genesis Comedy. Binavugwa ko Muhinde ariwe boss wa Genesis Comedy. Ku mwanya wa 2 turahasanga umunyarwenya Dr. Sabi kubera nawe imikinire ye, imyitwarire ye, imyambarire ye bishimisha abantu ndetse n'imvugo idasanzwe igaragaramo ubuhanga buhanitse. Ibyo bituma akundwa ndetse akabona views, ibintu bikagenda neza cyane. Ese wowe urakeka ku mwanya wa mbere tuhasanga uwe munyarwenya? Kora subscribe maze ujye muri comment utubwire uwo turi busangemo. Tudatinze cyane, ku mwanya wa mbere turasanga umunyarwenya Kakajwi. Uyu muramuzi, agaragara cyane yambaye mask ijya gusa nk'iy'inkende. Yamenyekanye cyane muri komedi nyarwanda ashyira utuvideo duto cyane
kuri TikTok, bityo rero abonye ko hari icyo bizamumarira atangira no gukora video ashyira kuri YouTube. Kakajwi nta muntu uzi isura ye ya nyakuri, yewe niyo ugerageje gushakisha ku mbuga nkoranyambaga ushobora kubona amateka ya Kakajwi. Ariko Kakajwi nawe arakunzwe, arazwi haba muri iki gihugu cyacu ndetse n'imahanga. Ubonye poste ye uhita wibwira ko ari Kakajwi. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga Kakajwi mu banyarwenya bakunzwe cyane muri iki gihugu cyacu ndetse n'imahanga. Niba hari uwo wumva twibagiwe, jya muri comment utwandikire, cyangwa se niba hari uwo wumva twashyize ku mwanya adakwiriye, jya muri comment udusobanurire, tubwire n'impamvu, tubwire n'umwanya twamushyiraho. Ikindi kandi ntiwibagirwe gusangiza iyi video kuri bagenzi bawe kugira ngo musangire ibiganiro bitandukanye. God bless, dukomeze tubane mu bindi biganiro.